ngo yakoze ibigwi runaka mu gihugu runaka cyangwa se yaciye ahantu hafite CV ifatika, bivuze ngo babakinnye hari ikindi yababyazamo kirenze icyo Frank byajemo. Niba twaramenye ko Frank ashobora kubabyazamo ibingi babyaye umusaruro babyaye, sibyo? Bivuze ngo hari umutoza wundi ufite CV iruti yiwe waza noneho agakora ibirenze ibyo yakoze. By'umupira ntabwo biri predictable, ushobora no kuzana wakinye mu matsinda cyangwa wakinye competition bikanga, ariko nyine nkuko babivuze abayobora umupira mu Rwanda bavuze ko amakosa bayabonye, yes, kandi ngo bayigiyeho ku buryo ubutaha bishobora kuzagenda neza. So nuko nguko rero twari turi kugenda, ariko none icyo twavugaga kuri bino bihugu byabonye qualification, kuvuga ngo menya ibintu bya shampiyona bidakora, kuvuga ngo muri iki gihugu ngo hari shampiyona ikomeye cyangwa kuko hari ibihugu hano ushobora gusoma ukibaza muri shampiyona yaho imeze gute, kuko ugiye gusoma nk'iki gihugu cyitwa Equatorial Guinea Equatorial mu by'ukuri nayo ni igihugu kidafite shampiyona ikaze habe na gato, ariko bagira gutya nabo bakagira abakinnyi basohoka bakajya gukina mu Bufaransa, baba bafite abakinnyi bakina muri Portugal. Hoya ntabwo icyo ari cyo kibazo, ibyo bintu nyine nk'uko babivugaga shampiyona ya Tanzania ibyo nakubwiraga kugera ubu ngubu warinya abanyamahanga 11 ngira ngo uko baba bafite kose babashyira mu kibuga, ariko aka kanya Tanzania noneho yagiye muri AFCON nta bakinnyi baba professionnel badanje twavuga ngo barabafite. Uwo bita Simon Musova ngira ngo ubu ngubu na equipe anafite akinira, ariko muri equipe nationale araza akabikora. Bivuze ngo bo bari gukinisha abakinnyi bari lokale. Ntago rero ubu ngubu aho bigeze ntago shampiyona ari shampiyona y'igihugu cyawe cyangwa se kuba ufite abakinnyi hanze ari byo bigena ngo kuba wagira gutya, kuko babakinnyi bawe hari icyo ubu bakamangira ngo nka Spirit Uganda isigaye ifite hariya mu rugo. Yego, ntago ushobora kuyihatsinda, nta kipe nimwe yagenda ngo ibatsindire hariya nambore. Yes, basi basohoke bagende hanze mu batsinda, ariko nibura nabo ya manota yo mu gihugu hagati imbere hariya mu gihugu cya Uganda baba bamaze kuyasevinga. Rero ngira ngo ikibura twabibonye ko kubaka legacy cyangwa se kubaka igitinyiro. Ngira ngo rero twebwe ikibura nakubwiraga nuko haza babakinnyi twamaze kubona ko hari ikintu bashobora kubyara, sibyo? Hari umusaruro bashobora gutanga. Noneho ubwo igikurikiye niki? Dukeneye ahuko umutoza ufata babakinnyi akabavana kuri no level Frank Tourette abashyizeho akabashyira ku yindi level. Niwe mutoza dukeneye, kuko Cyprien yatweretse ko bashobora guherezanya baro bigakunda, bashobora gusatira bigakunda, bashobora gushaka ibitego bikemera, kuko bashyize hamwe kabisa ukabona ko bari gukina ibintu byiza. Rero bivuze ngo iki? Bivuze ngo dukeneye umutoza ufite izina riremereye ushobora gufata umukinnyi nyine akamubyaza ibirenze ibyo Frank yababyaje. Ejo bundi twabivuzeho twirukanka turi kogeza match, turi kuvuga ngo ubundi ahabwa amasezerano ahabwa ndi wowe. Rero niba nkumva neza we urumva twazana umusumbye. Yes, njewe kubwanje nkuko nabikubwiye, reka abo ari ngiye wenda ubanza. Uriya mutoza yaraje Amavubi atangira gukina umupira, noneho bigaragara n'abantu benshi nagiye mbona ku ma status n'abo twaganiraga barakubwira ko Amavubi yarasigaye akina. Ngiye kubwanje rero nkaba nabishingiraho mvuga ko akwiye guhabwa andi masezerano, noneho akarushaho kubaka ibintu biri strong. So rero ngira ngo kuri ibyo uvuga, noneho nanjye statement yanjye ni uko nguko iteye. Mu by'ukuri niba Frank kuri CV ye ntoya yaratweretse ko abakinnyi b'u Rwanda bashobora kubyazwa umusaruro kuri CV ye ntoya, bivuze ngo dukeneye noneho umuntu wubatse ibyo bigwi ufite icyo yakoze ku mugabane wa Afurika. Tuvuga ngo yakarifiye igihugu iki n'iki, tuvuga ngo yakoze ibi niba ahangaha, akaza noneho kuko ndabyumva ndabyizera neza ko ashobora kuba yagira ikindi kintu yarenza Frank, aho kuba abakinnyi nibura tuvuga ngo bagarukiye ku mwamba, hakaza wa muntu noneho ufite byinshi yababyaza. So rero ngira ngo iyo niyo statement yanjye. Twihuta cyane tuva ku makuru yo hanze kugira ngo twinjire ku makuru hano mu Rwanda. Tuva ku gikombe cya Afrika, hari